Muraho cyane, Yesu ashimwe. Yego, ndongeye ndagarutse nje kuganira n'urubyiruko nanone. Tugeze kuri episode yacu ya 5, ariko ngira ngo mbashimire uburyo murimo kuresipondinga. Birimo birafasha kuko nkimara kumva mfite uwo muhate, mfite icyo kintu cyo kuganiriza urubyiruko, numvaga ashaka na feedback zibaturukaho. Ariko ndimo ndashimira Imana kuko ndimo ndazibona, hari iziri positive, hari iziri negative, ariko zose zirushaho kunshepinga n'umwuka w'Imana akarushaho kumanukira kugira ngo menye what next. Ese turaganira kuki? Iyo muvuze bima kumenya aho tugana. Yego. Aha, tugeze rero kuri episode ya 5. Episode ya 4 twaganiriye ku kintu cyo kuvuga ngo first identify yourself. Single, first identify yourself. Wowe muhungu, banza wisuzume mbere yuko usuzuma fiance wawe, cyangwa wowe mukobwa banza wisuzume mbere yuko usuzuma fiance wawe, kuko biratworohera mu bumuntu cyangwa uburyo kenshi turemye, dukunda kubanza kureba intege nke z'abandi tukabona kumenya izacu, cyangwa se tukareba aho abandi bananiwe twebwe tutashobora kureba aho twananiwe. Ariko kenshi na kenshi hari igihe uriya muntu ananirwa kubera njyewe. Hanyuma rero twarabiganiriye kuri episode ya 4 kandi narabibonye, and then ndagira ngo rero kuri episode ya 5 tuvuge ni gute umusore cyangwa umukobwa wamaze guhitamo, after making a choice, after making a decision, cyangwa se a girl after saying yes to that boy, ni gute uba ukwiriye kwitwara, ni gute urinda igihango wakoranye n'uriya muhungu. Hanyuma rero ndashaka ko aho ariho tuganira. Reka nangirane n'umwana w'umuhungu. Kuriya umwana w'umuhungu ahaguruka akagenda akabwira umukobwa akamubwira ati ndumva ngukunda, ndumva ashaka ko tuzabana. Nko muri culture yacu ya kinyarwanda kenshi tumenyereye ko umwana w'umuhungu ari ujya kubwira umukobwa, yagerera akamubwira ati naragukunze, maze igihe nkugenzura, ndumva ashaka kuzambera umugore. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana nkatwe abakristo bavuga ko umugabo ari we mutwe w'urugo, umugabo ari we mutwe w'urugo. Hanyuma rero iyo ubaye umutwe ugatera iyo ntambwe ukajya kwa approaching umwana w'umukobwa, uba ugomba kurinda n'icyo gihango, ukakirinda. Kubera iki? Kubera ko wamaze gukorana nawe isezerano. Ibyo nzabijyamo cyane tuvuga ku mbaraga zo kwatura. Wamaze kwatuza akanwa kawe, wamaze kugira ijambo usohora kuri uwo mwana w'umukobwa. Hanyuma rero uba ugomba kurinda icyo gihango cy'uwo wakoranye nawe isezerano, kuko kenshi hari igihe abantu mubona bari mu ngo barimo barira, barimo baboroga, ariko ari ingaruka zabo bakoranye nabo amasezerano, bakaba betrayinga, bakaba disappointinga, bigatuma bahora barira amarira. Ayo marira rero akaza akaba ingaruka zo kubaho kwawe kubi muri urwo rugo rundi wagiyemo. So ndashishikariza rero abana b'abahungu yuko mwarinda igihango cyanyu. Once tinda kubenguka, tinda kusohora iryo jambo, ariko nurisohora uririndi. Ubwo ndimo ndavugana n'umuhungu w'umukristo wubaha Imana, utinya icyaha n'igisa nacyo. Uririnde, uvuga utumva nafunguriye akanwa kanjye mbwira uyu mwana w'umukobwa kumukunda, narabimubwiye, ngomba kurinda icyo gihango, ntabwo ndi butatire icyo gihango, namubwiye ko mukunda, ngomba kukirinda. Hanyuma rero icyo gihe ukirinda ute? Wirinda kugenda ubwira buri umwe wese, uvuye kuri uyu mubwiye kumukunda, ugiye kuri izo mubwiye kumukunda, ugiye kuwugikara umubwiye kumukunda, uvuyeho ubonye ufite imodoka, wa undi nta modoka afite ugiye kujya. Ibyo bituma utegera ubwiza bw'Imana, bituma intebe y'Uwiteka itabana nawe. Haleluya. Bituma intebe y'Uwiteka itazatura mu rugo rwawe. Kubera iki? Wagiye breaking imitima y'abantu b'Imana myinshi 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 myinshi. So ndagira ngo mbabwire yuko abana b'abahungu muba mugomba kurinda igihango cyanyu, mukorana n'abakobwa, like tinda kwa approaching umukobwa, ariko ntumwa approachinga. Kandi narabibabwiye uburyo ubanza ugasenga ukabibwira Imana
y'Imana. Ushobora kwikundira, ushobora kubenguka umukobwa, ariko nyuma yo kubenguka genda ujyane iyo poroje imbere y'Imana. Ikintu cyonyine kiba kigomba guhagarika uwo mugambi ni uko wenda Imana yabijyamo ikakubwira ngo stop. Gusa kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, iyo Imana yabikubwiye ikakubuza uwo muntu wari wamukunze, don't force, mwegere neza nanone mu bumana, umugaragarize uko byagenze, kandi wabisengeye wabyingingiye kugira ngo umwuka w'Imana amusange, we kumukomeretsa ngo utume arira amarira, ejo atazakubuza gusingira ubwiza bw'Imana. Aha, hanyuma rero katuvuge ku bana b'abakobwa. Umwana w'umukobwa, umuhungu arakwegereye arakubwiye ngo yego ndakwemereye, uramwemereye, agusabye urukundo urarumuhaye, kandi mu by'ukuri uri umukristo, ariko kuko umaze kumwemerera nimugoroba ubonye ufite inzu, avuze uti uyu arakodesha sinabivamo, ugahita wemerera uriya. Uw'inzu warangiza ugahita ubona ufite viza ugiye kujya i Burayi, kandi ndumva ashaka kujya i Burayi. Ibyo byose bigukura mu bwiza bw'Imana, ibyo byose bigutandukanya n'icyubahiro cy'Imana. So ndagira ngo mubwire wowe wa mwana w'umukobwa ngo once you make a decision, wemereye uwo muhungu, urinde icyo gihango, don't betray his heart, wimushwanyaguza, wihindagurika kugira ngo urinde igihango, kuko ayo marira y'uwo mukobwa nakomeza kurira, agakomeza uriya muhungu akarira kubera wowe wamubetinze, wamutesheje igihe, wamuririye ibintu, mbega warahemutse mu by'ukuri, bigukuraho ubwiza bw'Imana. So ndasenze kandi nkwinginga nkugira n'inama yuko uzajya utinda kwemera, ufata igihe kinini cyo kubisengera, ariko niwemera urinde icyo gihango, uvuga utoya n'uyu nemereye, niwe nabwiye Yesu, ntabwo mvanga. Ikintu cyonyine kiba kikwemereye ushobora kwemera ugahagarika ni kimwe gusa, ni igihe umwuka w'Imana cyangwa Imana ije ikakubwira iti stop. Aho don't force things, ahubwo jya imbere y'Imana ubisengera ubyingingira, uvuga uti rero umwuka w'Imana ninjya kubwira uyu muhungu, umuhe ubuntu bwo kunyumva, umuhe umutima, kuko ntabwo ari wowe, n'Imana yabikoze. Then ugenda mu izina ry'Imana ukamubwira uti rero nari nihitiyemo nk'umuntu, nari nikundiye nk'umuntu, ariko ntabwo Imana yabishyigikiye yuko tubana. Bimubwire neza, ntabwo sikoro burimo, nta kinyoma kirimo, ugende umubwire uko Uwiteka yabikubwiye. Hanyuma rero urinde igihango, ndagira ngo mbabwire ngo murinde igihango, tugabanye ubwesikoro, tugabanye kubeshya, tugabanye kuvangavanga. Hari abana benshi, hari ingo nyinshi zirimo kugerwaho n'ingaruka zo kuvangavanga, yego, kuko wavuye ku mukungu wamukuriyemo inda ujya gushaka uwundi, bigatuma umujinya w'Imana ugukurikirana, ukananirwa gutwita kubyara undi. Kubera iki? Kubera ariya maraso y'uriya wamenye, mwakoranye igihango, 2 mufitanye agreement, 3 wishe, 4 wabeshye, mbega ibintu byinshi bigukurikirana bituma ubwiza bw'Imana butakwegera, bigatuma Imana isa nkaho yigiye hirya yawe gato. So ibyo byose tugiye tubyirinda yarushaho kuturwanira intambara, Imana yarushaho kubana natwe. Reka mbabwire, ntabwo bivuze yuko umuntu wese utabyara ari uko yakoze icyaha imbere y'Imana, ariko noneho iyo bitubayeho tuzi yuko nta ngaruka zibidutera, tujya imbere y'Imana tugashinga urubanza nayo, ukayibwira utari ku Mana, niki gituma utama umwana, niki gituma utemera ko nyikira, niki gituma cyangwa wagerayo umugabo akaguhinduka, uragenda kuko uzi ko nta rugo rw'uwundi wasenye, wowe ukiri umukobwa niwegeze usenya ingo z'abandi. Uragenda ukabwira Imana utari ku Mana, kuzi ko narize ubukobwa bwanjye, kuzi ko nagendanye nawe ndi umukobwa, ni gute wakwemera ko uyu mugabo anesha umutwe bigezaho? Kubera iki? Nawe wundi ntabwo wageze uba igikoresho cyo gutesha umutwe undi mugore ahantu. So tuba dufite impamvu nyinshi zatuma tujya imbere y'Imana tugashinga urubanza iyo twarinze igihango, iyo twafashe
fiance yacu, relationship yacu tukayivolvingamo Imana ikabana natwe, tukirinda. Reka nkubwire, hari ibintu bizitira kubaho kw'Imana, like ukunze umuhungu wa mbere, muraryamanye, mugize ibyo mupfa, nyuma y'umwaka aragutaye, ufashe uwundi, muraryamanye, mugize ibyo mupfa, nyuma y'umwaka aragutaye, ufashe uwundi, ugiye gushaka ku muhungu wa kane cyangwa wa gatanu cyangwa se wa kabiri, ariko urabizi ko uko mubonana n'uwo muhungu niko mukorana igihango, niko murimo gukorana amasezerano, niko ibyari bimwambaye byose, abadayimoni yari afite bose, n'intege nke ze na buri kintu cyose abiguhaye, kuko muvanze amaraso, muvanze umubiri. Ibyo rero kenshi bigenda bitugiraho ingaruka. Niyo mpamvu nyagira inama abana b'abakobwa ngo numara gushaka, uzi ko hari undi muhungu mwegeze muhura nawe atari uwo mubanye, ujye ubanza wikorere deliverance, witandukanye nawe, uvuga utumva mwami, nabaye umunyantege nke, narakugomeye, nagenze uko bidakwiriye, nanduje umubiri wanjye, ariko amaraso yawe nanyeze. Ukore deliverance yo kwitandukanya na bariya bantu bose, kuko Imana yacu ni Imana y'inyembabazi, uko byaba bisa kose, kuko ngo yadusanze turi mu isayo y'ibyaha twivuruguta, ngo irangije iravuga ngo nitubeho, ngo hanyuma tubaho. So ndabingize rero kugira ngo murinde igihango, abahungu nimurinde igihango, nimugabanye ubwesikoro, nimureke kubeshya, ibyo bintu bigira ingaruka. Iyo wubatse urugo bikugiraho ingaruka. Nimugabanye abakobwa, nimugabanye gutendeka abahungu, ibyo bintu birakugaruka. Iyo wageze mu rugo ntushobora gusiga undarira ngo wowe ugende useka. Hari ibintu bidukurikirana, uretse ubuntu bw'Imana bwonyine buza bukadutandukanya nabyo, ariko ubundi biradukurikirana. So nabaga nabagiraga inama rero ngo once umukobwa wemeye ngo yego ndakwemereye wa muhungu we, rinda icyo gihango. Nawe once wa muhungu we ubyiye ukabwira uriya mukobwa ngo ndagukunda, rinda icyo gihango, kugira ngo ejo utazakubitisha urugo rwawe, ejo utazatuma urugo rwawe rugibwaho umuvumo. Haleluya. Kubera iki? Kubera kubeshya, kubera ubwesikoro, kubera noneho ubwo numvuze ku bana b'abakobwa baryamana n'abahungu batandukanye, niyo wanaryamana n'umwe, kuko igihe cyari kitaragera, nabwo uba ukoze icyaha, uba uvanze. Ndagira ngo rero ushishikarize abana b'abakobwa ngo mugerageze kurinda igihango cyanyu, mwubahishe Uwiteka imibiri yanyu. N'abahungu nuko mugerageze kubahisha Uwiteka imibiri yanyu, hanyuma ingo zanyu ziyoborwe no kubaho kw'Imana, ziyoborwe n'Uwiteka. Nugera muri urwo rugo uzahuriramo na rwa challenges, kuko ingo zigira challenges. Marriage ifite ibyiza, ifite n'ibibi, ariko iyo uhuye n'ibyo bibi ushobora kujya imbere y'Uwiteka ukavuga uti Uwiteka, ni njyewe wa muhungu, uyu ni wa mukobwa nagusabye, dore ukuntu arimanesha umutwe. Uwiteka, ni njye wa mukobwa, dore wa muhungu nagusabye, dore ukuntu anesha umutwe, dore rwa rugo wampaye, reba ukuntu bimeze. Like uba ugomba kujya imbere y'Imana mugashinga urubanza, mukavugana, hanyuma Uwiteka akaza akagutabara, ariko bihera ku kurinda igihango. Kurinda igihango, twige kurinda igihango twagiranye na bagenzi bacu. Wiryamana na buri mukobwa wese ukuje imbere, kuko dayimoni zimuriho wa muhungu arazigusigira. Wowe mukobwa wiryamana na buri muhungu ukwakurukiza, kuko abadayimoni be bose barakwambara, kandi all in all uzakenera gushaka, uzakenera kubaka, uzakenera kugira urugo rurimo Imana. So ndabasengeye mu izina rya Yesu ngo ntihagire ikibatesha intumbero. Once wemereye umuhungu wa mukobwa we, rinda igihango. Wa muhungu we once wakurikiza uriya mukobwa, rinda icyo gihango. Wivangavanga kugira ngo ubwiza bw'Imana bukujyeho, hanyuma Imana ikubakira urugo rw'umugisha. Reka mbabwire, duhere mu miryango yacu kwa papa na mama tugira challenges, ariko kuko haba hari Uwiteka mu ruhande rwacu,
akaziturwanirira, akazikuramo amahoro. So hakenewe n'ingo z'abahungu bubaha Imana n'abakobwa bubaha Imana, hanyuma bakubaka urugo bwubaha Imana. Imana ibaha umugisha cyane. Tuzareba kuri episode ya 6, tuzareba ikindi tuzaganiraho, nacyo nzakibabwira. Kandi mujye muma comments, mujye muma comments, mumbwire n'andi ma topic dushobora kuganiraho. Imana ibaha umugisha cyane. Amen.